ibihe byiza rero nanone tugarutse mu isaha yacu mu minota mikeya cyane y'ubusesenguzi kuri ino saha yaba nimugoroba aho buriya mu gitondo uba ugomba kumenya yuko ukibona notification umenye yuko tuba tumaze kugira icyo twita kugutamo. Abajene barakubwira ngo kugutamo, ariko natwe nyine tureka tugushyiraho umenye ko tugomba kwicara tukagusesengurira. Nuko tubyinjiranyemo tugiye gusesengura ku nkuru ivuga kwibura cyangwa se ari ukwiburirwa irengero, niba ari ukwiburiza, niba ari ukugira gute, ariko nibura byo bita Eric Bagiruwubusa cyangwa se EB official. Muri iki gihe umuntu iyo yamamaye cyangwa se afite ukuntu azwi, afite platform, akenshi asigaye mwitirira kumva avuga Bosco Impaya, Jean Paul Nkundineza gutyo. Uyu mugabo rero amaze iminsi yarabuze, tugiye gusesengura, tugiye kuganira ku uyu mugabo akora ndetse n'impamvu ishobora kuba zarabiteye, yaba yaribishije, baba baramugurishije cyangwa se yarashimuswe cyangwa bari mu maboko ataraye, nubwo tugira icyo tubivugaho. Ni kuri Miki Official rero, icyo wamba kuba wakora cya mbere ni ugukora subscribe, like, share, comment, ukatubwira uko umva bigomba kuba bimeze. Umugabo rero Eric Bagiruwubusa, abatamuzi, ni umugabo umaze iminsi itari mike mu itangazamakuru, ngira ngo nk'imyaka nka 13 n'ibiri gutyo hafi aho ngaho. Umugabo wamenyekanye cyane mu nkuru ze, mu manza cyangwa se mu nkuru zo mu butabera, aho yagenda akurikirana imanza zikomeye cyane akiri umunyamakuru w'igitangazamakuru bita Voice of America. Mu nkuru z'ubutabera muramuzi, muri sinyatire yiwe Eric Bagiruwubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali, muramuzi, nuko nguko yabagasinya asinya gutyo. Nibwo twamumenye, tugira amatsiko, tugira na inspiration bamwe na bamwe, tuvuga ati uyu muntu kabisa akora itangazamakuru neza. Twe twari mu zindi domaine, ariko kavuga ati uyu muntu kabisa wakumva Eric Bagiruwubusa agiye mu rubanza rw'umuntu, kavuga ati uyu muntu kabisa ndaza kumva ukuntu Eric yabivuze ku Ijwi ry'Amerika, kubera ko wumvaga akantu kandi yagakurikiranye. Muramuzi mu manza za Tom Byabagamba, muramuzi mu manza za zigiye zitandukanye, mu manza zigiye zitandukanye, urwa Byabagamba, urwa Rusagara, urwa hariho Mugesera kugira ngo yari atarajya neza muri Voice of America, ariko n'izindi manza zigiye zitandukanye yagiye azikurikirana, urwa Ingabire Victoire, umwe rw'abarwanashyaka biwe 9 mu itangira ryabyo ni bya mbere gutyo, niza Kizito Cyimihigo, Sagara, General Sagara undi witabye Imana. Yagiye kuri imanza zikomeye cyane ku buryo nakazikurikirana, ku buryo wumvaga ukuntu yakoze nk'uko avuga ati umuntu kabisa umunyamakuru w'umwuga cyangwa se ubyumva neza by'umunyamwuga, byo birebwa n'izindi nzego tutureba. Twebwe turavuga ko yakoraga itangazamakuru umuzabera, ukumva yuko ari sawa. Uyu mugabo azwi nanone kandi, impamvu ugiye kuvuga kuri uwo mugenzi we, azwi nanone ku nkuru z'ubutabera ndetse n'uwo bita Jean Paul Nkundineza. Niyo mpamvu mu nkuru tugiye gusesengura urugero mu bizina Jean Paul Nkundineza byagenze bite rero. Uyu mugabo yari iteretse we na Jean Paul Nkundineza, tuko bajyaga bahuza amateleviziyo yabo, YouTube channels, bakaganira basesengura ku manza, basesengura ku mivugire, ku bihari. Ni nyuma rero yo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, nyuma y'uko icyunamo kirangiye cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, bariteretse baraganira, bagenda baganira ku rugero zitandukanye. Hanyuma ariko Eric Bagiruwubusa aza gukomoza ku ijambo, ku mivugire, ku mvugo z'uwo bita Jean Damascene Dr Bizimana, umuyobozi minisitiri wa Minubumwe. Aravuga ati uriya mugabo ati ugera mu kabari, avuga yaravuze ukagira ngo rwose niho evaluation yayikoreye, tugera mu tubari sinyamagira, ariko uriya mugabo ataranzwe, atari mu bantu banzwe cyane. Avuga atyo rero Jean Paul amusubiza ati jewe narayobotse simbizi, ariko nyine uko byagenda kose nicyo tugiye kwinjira mu dusengure. Ese kuki Eric Bagiruwubusa yafashe umwanya we akavuga ngo uriya mugabo aranzwe? Mu by'ukuri Jean Damascene Bizimana, minisitiri w'ubumwe n'inshingano mboneragihugu by'Abanyarwanda, ni umugabo ukunda kuvuga ibintu by'amateka, ukumva ko aba yaracengeye cyane agacukumbura, kuko ni umushakashatsi nk'uko bivugwa
kwanza ntabwo waba dogiteri utari umushakashatsi, keretse iyo za zindi zingorana niba zibaho nazo njya numva zivuga ko zibaho, ahubwo niba dogiteri ugomba kuba uri umushakashatsi mu bintu byawe. Rero ni umunyamateka, ni umunyamategeko, byose wumva ko aba yagiye acengera agasoma akamenya amakuru ku bantu, kandi iyo umubwiye agasoza ako ari ko kose mu Rwanda wumva afite amakuru ahagije cyane ku bijyanye n'amateka yaranze u Rwanda mbere ya jenoside yakorewe abatutsi. Rero rimwe na rimwe ashobora kubivuga akagira abantu birya mu matwi bitewe n'uko wenda arimo kubivuga ibyo bita mu ndimi z'icyarabu cyangwa igiswahili muri hazarani. Arabivuga hazarani, nta kintu aca ku ruhande. Niba avuze ati interamwe kanaka ni interamwe kanaka, niba avuze ati aha naha byagenze gutya, abivuga uko. Izo mvugo ze rero yivugira gutyo kugera kose ntabwo ari imvugo ziri agreeable mu matwi y'abantu bose. Abo bazumva zikabashisha gutyo, bikarangira rero bitumye wenda umuntu ashobora kuvuga ati ushobora kujya mu kabari, ushobora ko Eric Bagiruwubusa agiye mu kabari ahantu agasangira n'abantu agacupa cyagira gute, ukumva wenda umuntu yamara gusinda akavuga ati oya musaza wapi n'abavuga wapi, wenda akavuga mu buryo bwiwe. Yava ajya mu tubari tubiri akavuga ati koko uriya mugabo ntagakunzwe. Yaracitswe rero bivuga mu kiganiro, biza kuzamo kubyara n'ikindi kiganiro cyatumye Jean Paul Muneza atumira umugabo ukuriye YouTube channel yitwa The Future. Bajya gusa nkaho bagenda basubira amateka, basesengura ibyo yavuze by'urwango abanyarwanda ngo benshi bamwanga. Ati se ubushakashatsi yabukoreye mu kabari, yabukoreye ku bantu bangahe se, yabibwiwe n'iki? Mbese abyibaza. Ariko umugabo ntabwo izina rye ndifata mu mutwe neza, ariko wabonaga asa nkaho arimo kujora icyo twita ngo ijambo rya Eric Bagiruwubusa. Nyuma y'icyo gihe rero bidatinze Eric Bagiruwubusa yarabuze, ntiyongera kuvuga, na telefone abayikoresha niba ari uyikoresha ntabwo wabimenya kuko nta voice note, nta muntu aravuga ati nirikodinze tuvugana ntaki. Uramutse umwandikiye arakwandikira akagusubiza, ariko nta umenya niba ari gusubije niba atari gusubije. Gusa igihe ari kimwe no uyu mugabo atarimo kugaragara, kandi hari inkuru nyinshi zagiye zivuka nyuma y'uko iyo nkuru iba, ku buryo byagomba kugaragara ko yagomba kuba ari hehe yagaragaye. Ndaguha urugero, uyu mugabo yakurikiranye urubanza rw'umugabo bita Karasira Aimable igihe kirekire, hanyuma akurikirana urubanza rwa Ingabire Victoire rwo yaburanaga arimo gushaka gusaba ko batesha agaciro zimwe mu ngingo ziri mu gitabo cy'amategeko hano y'u Rwanda, bivuga yuko wavuga yuko binyuranyije n'itegeko nshinga. Nk'umuntu wazikurikiranye rero cyane cyane rwa Karasira, ntabwo yagombaga kuvuga ngo wabuze inkuru yiwe Bagiruwubusa kuri iyo topic yo gupfa kwa Karasira, gufungurwa, no procedure yo kujya gufungurwa, kuzamo ko gupfa, ngo buri nkuru nimwe Karasira noza Bagiruwubusa yakoze aho ngaho ngo uhita uvuga ngo ni ibintu bisanzwe. No. Umuntu uwo mu muzi utabera akenshi usanga urubanza arukurikirana kugeza bakatiye umuntu cyangwa se bamugize umwere. No kurwa Ingabire Victoire ubona ko minsi ya nyuma vuba ahangaha harimo haravugwa amakuru y'uko agombaga kuburana, ntabwo agaragara. Ni ikigaragara ko rero either niba ari we uhari koko ukoresha telefone yiwe, ashobora kuba ari ahantu muri condition z'ubuzima ashaka yahisemo kugira ngo abure, cyangwa se akaba ari mu maboko y'abandi bantu bakaba basubiza telefone na chat abantu bamwandikira. Twavuga ngo se yaba ikiganiro yakoze avuga ko Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda ari we wanzwe cyane aricyo cyatumye yiburisha, cyangwa mu by'ukuri we yarafite gahunda runaka akavuga ati muri iki gihe ntabwo nzamara? Ibyo ni byo kwibaza, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi bishoboka ko udaciye kurabaye ari mu maboko ataraye yaba arimo kubazwa ku bijyanye n'inkuru yagiye arekura mu bintu bitandukanye, cyane cyane by'umwihariko iriya. Kabiri, uriya mugabo wakoranaga ikiganiro na Jean Paul Muneza yizeye kwitsa ko nawe ashobora kuba afite ingengabitekerezo, ariko ingengabitekerezo, ijambo ry'ibitekerezo naryo harimo ikibazo. Ni ingengabitekerezo y'urwango, ni ingengabitekerezo ya jenoside. Izo ngengabitekerezo ebyiri zijya zivugwa, ntabwo wamenya ngo iyo umuntu avuze ngo ni ingengabitekerezo bamukekaho ni iki, ni y'urwango, ni iya jenoside. Ingengabitekerezo ya jenoside ifite amategeko ayahana, ariko se ingengabitekerezo y'urwango yo ifite ibihana. Iyo rero uvuze umuntu bakeka ingengabitekerezo
inzego zimukurikirane. Iyo ngengabitekerezo uko byagenda kose nta nduru ijya ku musozi gusa, ashobora kuba yanayifite. Ako ni iyihe? Ni iy'urwango. Ababizi bazadusobanurire ngo ingengabitekerezo ya jenoside n'ingengabitekerezo y'urwango byatandukanyira kuki. Tumenye hari igihe umuntu avuga ngo ingengabitekerezo afite ingengabitekerezo akarangiriza abantu kandi twese turazifite. Nta muntu udafite ingengabitekerezo, ahubwo ni iy'iki? Ni iy'urwango, ni iy'iterambere, ni iy'impinduramatwara mu bukungu se, mu biki? Ababizi bazadusobanurire. Ni kuri Miki Official. Turabakunda kandi twiteguye kujya tubagezaho ibishoboka byose byiza byatuma tubasha gusobanukirwa neza n'isi turimo. Mu gihe byiza rero, ciao ciao.